ndwanyi zikomeye cyane zarindaga icyo giturage. Izo ndwanyi bazitaga Ayutama. Izo ndwanyi za Ayutama cyangwa se Ayutamati zarindaga icyo giturage ndetse n'ubwami bwose muri rusange. Ibi bivuga ko izo ndwanyi bitaga Ayutama zaje kumwica, zaje kumurwanya zimukuramo ijisho, ngo benshi bavuga ko yapfuye abandi bavuga ko atapfuye. Ntawizera iby'ukuri kuko ni umugabo ariho yaravuyemo ijisho. Nizera ko papa wanjye ari umwe muri izo ndwanyi zakubise uwo mugabo Sekibi warwanishaga amaji z'umwijima. Ndetse ngo ubu tubwira ngo yizera ko papa we ari umwe mu bantu bakuyemo ijisho icyo kigabo bita cya Sekibi cy'umwijima. Afande badukubise abajura babiri batwara inifomo zacu. Bariya babiri batwaye inifomo zacu, kumbe kawu na mugenzi we se Peci nawe ni ibisambo. Bakubise abapolisi barangije batwara inifomo se mu nguni zose. De turi hehe? Aramubona imbere ko kumva ijwi impande zose. Yambaye eshatu ubonye umwana muto ya Kawu ntabwo ari abantu. Cyane abantu biciwe muri iyi gereza ni imfungwa ebyiri zapfiriye hano muri iyi gereza bahindutse imizimu. Buri gihe iyo umuntu afungiye muri iyi gereza ntabwo ukongera n'urukamo na data simuzi nk'uko mubivuze. Nta nubwo nibuka ubuto bwanjye hashize hanjye. Kawu yarerekeye we n'igicibwa ntacyo ari cyo. Kawu we Kawu, ababyeyi bacu bakubwiye nabi nukuri tubabarire. Timu ndetse na rwego rw'ubusabane intekerezo niba nabimenye ko abasibye intekerezo asibye umukobwa intekerezo by'uko witwa Canga rero amubwiye ko nazaza ari uwa mbere. Amubwiye ati byibagirwe rwose. Igitungo yaza atagaragara. Kawu cyaramucakira bajyayo ruzingo.